itariki 15 z'igitondo amanota y'abo mu wa gatandatu segonderi asoza icyiciro cy'amashuri yisumbuye bizasohorwa na NESA. Nk'uko abantu bose rero batangirira muri Google, tugiye kubasobanurira intambwe ku yindi uburyo bagira amanota bakayareba, waba urebera umwana wawe, waba wirebera wowe ku giti cyawe, waba ukoresha imashini nk'uko hano ndi gukoresha laptop, waba ukoresha telefone, intambwe zose ni zimwe. Uza hano muri Google ukandika amanota ya NESA. Uraza ukabona sohoza inyandiko yakoze isobanura uburyo bayareba intambwe ku yindi. Iyo uyikanzeho paji irafunguka yayo. Paji ya tozi iyo ifungutse uramanuka hano hasi aho bagusobanurira intambwe ku yindi. Hano urebye NESA ukoresheje internet, amanota ya NESA ukoresheje internet, iyi yariyo yabo muri primaire mu mwaka wa gatandatu. Iyo uyifunguye ufungura ibya primaire gusa. Iyi niyo muri segonderi, uvuga mu myaka yisumbuye yaba wa gatatu, wa gatandatu, ukandaho. Iyo ukanzeho hafunguka systeme ya NESA yitwa SDMS. Murihangana gato iyi hano igifunguka ifungura kuri tab ya ordinary level. Urabona hano handitse ordinary level. Hano nabo mu wa gatatu segonderi, ibi byaratangwa. Ariko kuko tudafite ushaka segonderi mu wa gatandatu cyangwa TSS cyangwa TVET, uraza ugakanda hano ho haza ahantu hariho kwinjizamo index number, ukinjizamo indangamuntu. Ibi ninjizemo urabona ko byose ari index number, ariko kuko tudafite index number n'indangamuntu y'umuntu wo mu wa gatandatu segonderi, tugiye gukoresha ibyuyu ufite, tubikorere muri ordinary level kuko byose ni kimwe. Upfa kuba winjijemo ibyo usabwa hose. Muri ordinary level mbere benshi bakundaga kuyibura, bashyizeho 0 aho gushyiraho O hariya rero mubona hari curseur, ni O igomba kuhagera, ntabwo ari 0. Iyo urangije gushyiramo ibyo usabwa mu wa gatandatu, mwabonye ko ari index, ushyiramo n'indangamuntu mwakoresheje mususha. Uraza ugashyiraho ukanda kuri get results, hahita haza amanota wagize n'amasomo wakoze. Hano rero hasi hari ahantu habiri ho kudownloadinga. Ikintu cya mbere ni amabwiriza yo ku ishuri. Amabwiriza yo ku ishuri ngaya. Harimo minervale n'ibiki byose. Ushobora kuyadownloadinga unyuze hano. Noneho dusubiye inyuma, ushaka icyo bita result slip, naho
uraza ugakanda kuri shyiremo ya yindi dufite, uraza ugakanda kuri get results, ukabona amanota y'umunyeshuri. None iyo ushaka result slip, uraza ugakanda kuri download ya result slip. Bahita bakubaza ese urayishaka mu iyihe format? Ni PDF yonyine irimo, niyo selecting, ukaza ugakanda kuri print result slip. Iyi ngiyi ushobora kuyiprintinga cyangwa se ukanayidownloadinga. Kuyidownloadinga ni just gukanda hariya, ihita iza muri download zawe, voilà, ihita iza ukayikoresha icyo ushaka, ukayereka inshuti n'abavandimwe, ukayijyana muri cyber ukayiprintinga. Murabona rero ko byoroshye, ni ibintu byoroshye. Mutangire mu byitoze hakiri kare kugira ngo mutazabyigana muri benshi. Turabategereje no kuri Tohoza, mushobora kutwandikira kuri WhatsApp tukabafasha mubona byabacanze. Ngaho rero nimba mukunda ibyo tubagezaho kuri Tohoza, mukore subscribe kuri iyi YouTube channel yacu ya Tohoza Inoti, mujye musura tohoza.com mushaka akazi n'amasoko n'ibindi bigurishwa cyangwa bikodeshwa, cyangwa se mukaba umwana dusaba kwinjira muri groupe ya WhatsApp yacu, muraza kubibona hano kuri screen byose ibisabwa kugira ngo aho hose muri mwahadusanga kugira ngo dukomeze dukorane. Aho rero murabeho amahirwe masa, bye bye.